mwihaguruka ry'abaprotestant bahagurutse bameze bati ikintu cyari imbere kuri bo kwerurira isi bayereka umurongo muzima w'amahame ya Bibiliya. Ngiki kintu cyari mu bitekerezo byabo, bashyiraga imbere ibyanditswe byera, ari nako berekana ibinyoma byashyizweho na Roma. Abagomera Imana basenga Imana bafite babahagarare b'abapapa, uzanandebere uhagarare no ku muryango wa kiliziya uzasanga abantu 2,000 bavuye gusenga ufite Bibiliya ari umwe cyangwa se babiri, kuko batigeze batozwa kuyisoma. Uwo muco wa kera aho barazibabuzaga na uyu munsi byabaye akarande. Riya ni ishyano. Ni gute mubamba abantu mukabatwika abandi mukabaca ibihanga, kambara amakanzu y'imyeru mukajya kwigisha urukundo kandi muri nkozi z'ibibi zabicanye? Mwitondera abantu muvuga ngo mufite muri za kaminuza zanyu z'abaprotestant, munabitondere. Ntabwo mujya mwumva iby'abazi Jesuit, ntabwo muzi imigambi yabo no gucengera kwabo, ntabwo mujya mubyiga. Umuntu akaza afite mission byahe birakajya mutabizi, namwe ngo mubonye abayoboke si ukubatiza mudumbura mu mazi mushiramo mwinjiza. Kumva abantu baje kuri mission. Nyamadini bararogana, abanyamadini bagira ubugome, nyamadini bagira amacakubiri. Iyo kuri kwabo gushyizwa hagaragara banga kubibembe by'aba abantu babibona, bagira imigambi mibisha yo kugira ngo bakwikize. Hari n'abuzumva ku maradiyo bahijura abantu bakavuga ijuru twamaze kurigeramo, ukagira ngo ni inzu yiwabo. Ni inzu ye nta bupfa kuyinjiramo uko abonye ngo abantu bazajya mu ijuru uko biboneye. Barambwiye ngo iyi ngiyi kugira ngo uyigire ujya kuyikura muri Nigeria. Nyumvira kujya kuzana imbaraga ukwe muri Nigeria ikora ibitangaza bidasanzwe. Abantu bamaze gusara, bambwiraga ko abapastori mu bapastori bazifite izo mbaraga muri Uganda bane bamaze kusara ku mugaragaro. None abo basazi, ibyo bisazi bivuye he ko yari imbaraga y'Imana yakoranaga nabora? Kuko numvise ko ari n'abanyarwanda batangiye kujya bayicakira muri Nigeria bakaza bayizanye. Iyo mbaraga niba ari Uwiteka yaramanukiye Nigeria, ngo natwe tuzajya kuyishakayo. Amatoro ni menshi aravuka ubutitsa, arashyira imbere amategeko, arashyira imbere amahoro yigirirwa yizeza amahoro abantu, arashyira imbere bitangaza. Ibi bintu turimo by'amadini yamaze kure mu mwijima mu bayoboke bayo, inzira yo gukiranuka kugeza kuri uyu munota ntizwi. Pasitore murirwa mubeshya abantu, mwababatije mwabashyize mu mazi ngo babyawe ubwa kabiri. Erega nabo bagataha bidundadunda banezerewe ngo babyawe ubwa kabiri, bakagenda buzuye morale ngo bazajya mu ijuru. Mujyahe si umubare w'amafaranga, si umubare w'ibiterane, si umubare wo kugusengero wagiyemo, si ukubura umupasitori, ntabwo kuba padiri bizakurenza na metero 5, ntabwo kuba shehe wapi, kuba episkopi, kuba musenyeri rekada, kuba na papa. Icyose ntabwo gihagije kugira ngo kikujyane mu bwami bwo mu ijuru. Oya, tegetsi bo kwisi barananiwe. Igihe kirageze kugira ngo basimburwe bavanweho, ko ntacyo bamariye iyi si, ntacyo usibye kwica abaturage batuye ku isi. Nuko batabashije kuba bakemura ibibazo biri ku isi, ntibazanabikemura. Barashaka kugira ngo batunganye isi bayishyire ku murongo, ntibishoboka kuko nta mahoro y'abanyabyaha ntibibaho. By'imfubyi ziri ku isi n'amarira zirira, imyuzure iri ku isi, imitingito ihuzuye, ubuhunzi hirya no hino. Ubu abaprotestant aho bageze muri Amerika no mu Burayi baremera ku mugaragaro. Ntiyakwibaza ngo wakorwa ikirere. Abaprotestant bataye umuco wa basekuru, bahemutse kuyabahamagaye, batakiri inyangamugayo, bamaze guhoberana n'abanzi babo. Satani yahawe ijambo mu nsengero za giprotestant, aricaye araramywa ku manywa na ninjoro kandi abantu ntibabizi. Urindindagire, uri umubwiriza w'impumyi, w'indindagire, urayobora abantu utazi, uri impumyi yobora izindi impumyi. Mwese muzagwa mu rwobo. Tugomba kugaragaza itandukaniro ry'abatumwe n'Imana batumwe n'amadini. Naha bagaragarira hano. Aha urumva abagabo nyabagabo, fatayo icyitegererezo. Martin Luther ntimwumva ibye mu Budage, Pierre Varudo mu Butaliyani ntabwo mwasomye ibye, Jean Hus muri Boheme ibyo ntimwabyize, Jean Calvin mu Bufaransa ahamye iby'Imana ntabwo mwabimenye, John Knox muri Ekose ati nzerereza Imana, John Wycliffe mu Bwongereza imbere y'ibyanditswe byera papa ntacyo yaravuze kuri aba bagabo. Ubusa ugarutse kujyana ubuzaba ugeze kuri. Reka dushime Imana yacu iduhaye agahe keza ko kugira ngo twige ku ijambo ryayo yandikishije, nubwo bamwe batabyemera ariko byemera nk'ukuri, kuko iri jambo ntabwo ryavuye ku mwana w'umuntu. Ubutaha hari icyigisho gikomeye cyane kizatubimburira kwiga no gusobanukirwa neza n'ibya Kiliziya Gatolika. Ubu turi ku baprotestant. Reka rero dushime Imana yacu yatubashishije kugira kuri uyu munsi
kandi Imana ikaba yifuza ko tugira ibyo tumenya ku byanditswe byera. Tubanze dusenge. Mana yacu kandi Imana ikomeye, uri Imana nziza, uri Imana nzima, wandikishije ijambo ryawe kugira ngo rijye rituyobora. Uryandikisha ufite umugambi wo kugira ngo rikore umurimo waryo muri twe, kuko kwandikwa kwaryo kutigeze kuva ku bushake bw'umwana w'umuntu, ahubwo byakomotse kuri wowe. Udufite rero umugambi mwiza, imitima yacu ijye ibiguhimbariza. Urakoze rero kuko waturinganije uwo mwanya wo kugira ngo ribumburirwe ibitekerezo byacu. Uduhe kwicishiriza bugufi kuryumva no kuriha agaciro nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu, amen. Amagambo yacu uyu munsi ni abaprotestant igice cya 2, ari nacyo turi burangirizeho. Mumaze iminsi musaba kugira ngo tuzabaho umwanya wo kugira ngo tuganire, mugire icyo mutubwira. Ku musozo w'iki cyigisho turabaha umwanya uhagije, iminota myinshi cyane rwose, kugira ngo mutubwire igikwiye gukorwa mukurikije icyigisho kandi mukurikije ibyo tumaze kwiga. Ndabaha icyerekezo cy'ibyo muri bubaze, ko hari igihe umuntu abaza ibibazo bidafite agaciro tutajya tunasubiza, biba ngombwa ko tunamukupa. Tubumburire icyigisho cyacu mu rwa mbere rwa Samweli igice cyacu cya 8, duhere ku murongo wa 18. Maze uwo munsi muzaborozwa n'uwo mwami mwitoranirije, ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabasubiza. 19 turageza kuri 22. Ariko abantu banga kumvira Samweli, baravuga bati, biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka kugira ngo natwe duse n'andi mahanga. Umwami wacu ajya ducira imanza, ajya tujya imbere, aturengere mu ntambara zacu. Nuko Samweli amaze kumva amagambo y'abo bantu byose, abisubiramo Uwiteka uko bingana. Uwiteka asubiza Samweli ati, bumvire ubimikira umwami. Abaprotestant igice cya 2. Ngiki cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Aba ni bande bavugaga ngo turashaka umwami? Ni bande bavuga ko bashaka umwami? N'Abisirayeli. Imana mu kubara no mu gutegeka kwa 2 yari yarababwiye ngo nta mwami mugomba gushaka, nta mwami mugomba kugira, ni ugomba kubabera umwami. Nzababera umwami, ntimuzigire mushaka kuyoborwa nk'uko ibindi bihugu biyoborwa, cyangwa se nk'uko abandi bami bo mu bindi bihugu bayoborwa. Je nzababera umwami. Mpamvu Imana yavugaga ibyo, n'ubundi Isirayeli bwitwaga ubwoko bw'Imana. Abantu babaga muri Isirayeli bakitwa abana b'Imana, abantu b'Imana. Igisirikare cya Isirayeli kikitwa ingabo z'Uwiteka. Mwumva icyo kintu, ndashaka ko mucyumva neza. Politike y'Imana muri Isirayeli yari ihagaze ite? Imana rero ababwiye ngo nimugera mu gihugu cy'isezerano, nzababera Imana, namwe muzambera abana. Yongeraho amagambo akomeye, bavuga ngo nzitoraniriza muri mwe abo nzajya nyuzaho ibyanjye. Abo ni abahanuzi. Abahanuzi bari bafite inshingano ikomeye cyane yo kugenda bakavugana n'abatambyi, bakababwira amagambo y'Uwiteka. Abatambyi bakayakoraniriza hamwe yose uko Uwiteka yavuze, maze bakayaha abaturage. Muri uwo murimo w'Imana wakorwaga, abantu bose bakabumvisa amagambo y'Uwiteka. Abatambyi barimo imigabane, harimo abatambyi bakoraga ku buturo, harimo noneho n'abari barinze ingoro y'Uwiteka, harimo n'abari abakumirizi, harimo noneho n'ikindi gice cy'abacamanza. Muri abo batambyi bari bashinzwe kuzajya buzuriza rubanda ikibazo bagiranye, ingorane bahuye nazo, ibyaha bakoraniye, bakabuzuriza, bakabacira imanza. Ngiyo structure y'ubuyobozi bw'Uwiteka. Nguko ko Uwiteka yifuza kuyobora abantu be. Imana ikaba ifite uwizajya ituma abahanuzi, kuko bose si ko babaga ari abahanuzi, bakagenda bagashyira amagambo abantu b'Uwiteka, maze bakashyira mu bikorwa. Haboneka ikibazo, hari ashinzwe gukemura ibyo bibazo. Maze rero icyo nkundira Imana yababwira ati, nimugera mu gihugu, nubwo buyobozi mugomba kugira, ntimuzigere mushaka abami nk'uko ibindi bihugu bifite abami, kuko nimwikururira abami muzaba muhuye n'ingorane. Iki gitekerezo cyo kubwira Samweli ngo turashaka umwami nk'uko andi mahanga nayo afite abami, cyaramubabaje, kimutera agahinda. Kubera iyihe mpamvu? Yarababwiye ati, mwa bantu, ibyo musabye ntabwo mubizi.
inzira murimo kwijyanamo ntimuyizi. Muzajya muhora mu mirwano, abasore banyu bazapfa, bazajya bagwa ku rugamba, kandi muzajya musigara ari amarira, kuko isi yose yuzuye akavuyo. Twari ishyanga ry'Imana ririndwa n'Uwiteka, none abasore banyu bazajya bajya mu ntambara z'amafuti zidasobanutse. Ikindi cya kabiri, ibikingi byiza byose bizajya bibi by'abakomeye, cyane cyane n'iby'umwami. Munibuke n'ibya Naboti. Umwami ababazwa nuko yabonye igikingi cyiza, abonye ahantu hari urutoke rwiza, abonye ahantu hateye imizabibu myiza, akataha yababaye, yarakaye, umujinya wamwishe. Naboti baramwirenza, noneho bararwigarurira. Muri iki gice guhera mu Rwambere rw'Abami igice cya 8 uhere ku murongo wa 10 kugeza kuri 16 herekana aya magambo Samweli yabwiye Abisirayeli, muzajya muhora mu mirwano, muzajya muhora mujyanwa mu birwana, abasore banyu bazajya bahura n'ibibazo bikomeye, ibikingi byiza, ubutaka bwiza, ubutaka burumbuka, byose bizajya bibi by'ibikomangoma, bibi by'abami. Ati si nibyo gusa, ubu mugiye kubona icyari cy'umwami, muzajya mutanga imisoro y'indengakamere. Ntimwajyaga musore ko mugiye guhura n'ibibazo cyane by'imisoro. Abantu banga kumwumva. Twumve ku murongo wa 6 w'icyo gice cya 8 cy'Urwambere rwa Samweli. Haranditswe ngo, ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati, uduha umwami wo kuducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka, maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera aba bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo nige banze ngo ntaba umwami wabo. Iki kintu kibabaje. Samweli, dore basheze, baraguhitana nureba nabi, bihorere, si umwami bashaka, bareke bamugire. Ntabwo ari wowe banze, ahubwo nijye Uwiteka banze. Kamabwire, ni ishyano gutangira neza ugasoza nabi. Abari ishyanga ry'Imana ngo ntabwo dushaka ubuyobozi bukomotse ku Mana, ngo ntabwo dushaka iyo Mana, ngo turishakira kuba ba Sawuli. Mu yandi magambo, Sawuli kuko ari waje kuba umwami wabo, ubwo nyine uwo bashakaga n'uwo ntibari bakiri bene Imana, ahubwo bari bene Sawuli. Shyano, nakaga ni ingorane gutangira neza warangiza ugasoza nabi. Ni ishyanga ryari ry'Uwiteka, none babaye abantu ba Sawuli koko. Mu Rwambere rwa Samweli igice cya 10, Urwambere rwa Samweli igice cya 10, Sawuli yimikishijwe amavuta. Baratubwira ngo yari umugabo w'igikundiro muremure, utaragiraga uwo bareshya n'umwe mu gihugu cya Isirayeli. Abantu bose bamugiraga ku bitugu. Umugabo mwiza. Uyu kugira ngo Imana imutoranye yaramurebye iramushishoza. Ni umuntu utarajyaga nezezwa nuko amatungo yo mu muryango wabo yazimira. Ntabwo yaryamaga, ntabwo yumvaga anezerewe kuko umukumbi wazimiye, cyangwa se ari intama zazimiye, cyangwa se ingamiya zagiye, cyangwa se amafarashi atakiri mu kiraro. Yakoraga ibishoboka byose akajya kuyashaka. Maze Imana iramushishoza, iramureba, ati uyu muntu aramutse ari ubaye umwami w'Abisirayeli, uko atajya ababaza, uko ababazwa nuko amatungo yagiye, hari intama zazimiye, ingamiya zitabonetse, uyu muntu yazangarura abantu ndamutse mumenyesheje ko nari mfite ishyanga ryanyubahaga rikaba ryaratorongeye, ryaragiye, ryaramvuyeho, riri kure yanjye. Umugabo yimikishijwe amavuta. Amasengesho ye y'urwiherero musome ibi bice byo muri Samweli. Barakubwira ngo yabaga ari ku musozi mw'ishyamba, ahantu hatabaga abantu, akagenda akiherana n'Uwiteka ku musozi hejuru. Niho yaherewe umutima mushya mu kujya kwimikwa, yimikishijwe amavuta, umugabo hagurukijwe n'Imana. Igitangaje, mu Rwambere rwa Samweli igice cya 15 rero ku murongo wa 10 hari titire ivuga ngo, Samweli ahanira Sawuli ko atumva itegeko ry'Uwiteka. Umva, wa mugabo wimikishijwe amavuta, wa wundi wahawe umutima mushya, wa wundi wavuganaga n'Uwiteka, umwe nawe yari yatangiye kuvuga amagambo akomeye, uwari urimo kunesha amahanga, uwari utangiye kugenda neza, atangiye noneho kutumvira amabwiriza n'amategeko akomoka ku Mana. Urwambere rwa Samweli igice cya 20, Dawidi amaze kwica Goliyati wari warananiranye, Sawuli byaramunaniye kumwica, aho kugira ngo Sawuli ashime Imana, agwiza ubugome, yuzurwamo na dayimoni, atangira guhiga no gushakira kukurangiza
umuntu ugiye kumugwa mu ntege ari ugiye gukora umurimo w'Imana kuko we byari mumaze kumunanira. Igice cya 22 cyo mu rwo rwa mbere rwa Samweli Sawuli yarababaye cyane ngo nuko abatambyi b'i Yerusalemu bakorana na Dawidi, aragenda bose amarira ku icumu, arabica arabasogota inkota arabarangiza. Urwa mbere rwa Samweli igice cya 31 harimo amagambo akomeye. Sawuli arapfa nyuma yo gupfundikiza ibikorwa bye kujya mu bapfumu, araguza abo yarwanije mbere, abo yari yarimye yaramenesheje mu gihugu. Hasigara umwe arabaririza abari wajya maze arangije ikintu yamukorera, amubwira ati wowe ejo bundi ukuwe ku ngoma urapfa, Imana igukuyeho amaboko, iyagukureho kubera ko wabaye mubi, wagize nabi, witwaye nabi nk'umuntu wari waratoranijwe n'Imana. Isirayeli itangiye neza ari ishyanga ry'Imana, ishoje nabi ari abantu ba Sawuli. Sawuli atangiye neza, yubaha Uwiteka, vugana n'Uwiteka, kora gahunda z'Uwiteka. Ashoje nabi agwa mu bapfumu ajya kuraguza. Yatangiye neza nawe ashoza nabi. Uyu munsi nababwe ko turi busoza abaprotestant. Mwihaguruka ry'abaprotestant bahagurutse bameze bate? Twarabibonye. Ikintu cyari imbere kuri bo kwerurira isi bayereka umurongo muzima w'amahame ya Bibiliya. Ngiki kintu cyari mu bitekerezo byabo. Bashyiraga imbere ibyanditswe byera, ari nako berekana ibinyoma byashyizweho na Roma, bakabigaragaza. Ntabwo bakikiraga, nta nubwo bigiraga batinya, bashyiraga ahagaragara. Roma ibarengeramo ibirabicira, baritagura bitishe, irabamenesha, baragenda barahunga, bafata amato bagera muri Amerika, abandi barabatwika, abandi babaca ibihanga, abandi babagirira nabi. Bose ikintu cyari kibarangaje imbere ya protestant bagihaguruka, ibyanditswe byera nibyo berekanaga, bagashyira ahagaragara ibinyoma byashyizweho na Roma. Abantu bakabara bigotomeye nk'abanywa amazi, maze abaprotestant barahaguruka bashyira ukuri ahagaragara kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe babazwa mu gihe cyose urubanza rw'Uwiteka ruzabageraho. Batungaga urutoki abapapa ko ari bari mu mwanya wa Antikristo uriya wanditse muri Bibiliya. Bakamwe ni wa Antikristo kukuhagarariye, kuko bari bahagarariye abapapa, bari bahagarariye ishyanga ry'abagomeramana kandi basenga Imana. Munyumvire, abagomeramana basenga Imana bafite ababahagarariye b'abapapa. Babatungaga urutoki, bagatunga urutoki abapapa, kuko baravuga ngo mwebwe muri mu mwanya wa Antikristo. Ikindi kandi nuko muhagarariye ishyanga ry'abagomeramana basenga Imana. Ibyo bari babishingiye kuki? Baravuga ngo ni gute abantu babuza abayoboke babo kwiga Bibiliya. Uzanandebere uhagarara no ku muryango wa kiliziya, uzasanga abantu 200,000 bavuye gusenga, ufite Bibiliya ari umwe cyangwa se babiri, kuko batigeze batozwa kuyisoma. Uwo muco wa kera aho barazibabuzaga, na n'uyu munsi byabaye akarande. Riya ni ishyano rikomeye cyane. Bakibaza rero ni gute abantu babuza abayoboke babo kwiga Bibiliya kandi yararinganijwe. Abantu bose, isi yose yemeza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Baravuga ngo byumvikana bite uburyo Roma haba misa yo kwishimira kwicwa kwa protestant? Ngo mutubwira ko mukira abantu b'Imana. Protestant baricwa ku manywa na ninjoro. Abicwe mu Bufaransa muri iki cyumwe no hanazo suzuma bimwe mu byakozwe n'inuza n'abapapa ku itegeko ryatanzwe, bakabaha abami b'Abafaransa, aho bagiye bicira abantu 1000 bingaha, abandi bahicira abantu 1000 bingaha, abandi bahicira abantu bingaha 1000 bingahe. Ngo byumvikana bite uburyo i Roma haba misa yo kwishimira kwicwa kw'abaprotestant, bakatera tedium z'ibyishimo, bakanezerwa? Ni gute mubamba abantu mukabatwika, abandi mukabaca ibihanga, mukambara amakanzu y'imyeru mukajya kwigisha urukundo kandi muri nkozi z'ibibi zabicanye? Protestant bagaragaza ukuri, bakushyira ahagaragara, barerura, ntabwo bajyaga bakikira, maze bajegeza
bajegeza kiliziya y'Agaturika yarigiza karakajye yarigize nk'Imana mu Burayi umwami wose ujyaho nibo bamushyiraho uwo badashaka bamukuraho barica uwo bashaka bagakiza uwo bashaka abaprotestant bashyiraho bagaragara Bibiliya barabica ngo barangize birabananira kuko agati gateretswe n'Imana katajya gahungabanywa n'umuriro n'umuyaga. Imana igaragaza ububasha n'ubushobozi mu mbaraga y'umuriro w'ibyanditswe byera barayivuga bashyira hagaragara. Barabera ngo mwabaye Imana ryari ku buryo umusaseredoti yicara abantu bakaza bakamubwira ibyo bakoze bamubwira ibyaha byabo. Ngaha ahavuye izina bahakanye abaprotestant barwanyaga bivuye inyuma kandi bagahakana inyigisho zipfuye zose zakomokaga i Roma ku cyicaro cya Vatikani aho kiliziya ifite icyicaro. Bagaragaza ukuri. We reka mbabwira uzakine n'ibindi ntuzakine n'itorero ry'i Roma. Byatoje abantu rwihishwa bacengera mu baprotestani bemera ibyabigice. Protestani bisanze ibyo bahakanaga ari byo basigaye bahamya. Abavodwa barabatahura barabahunga bajya mu misozi hejuru. Abavodwa wakinishaga kuvuga ngo utangiye kubagambanira ngo ugiye kwifatanya na Roma hari uburyo babigenzaga kwiza sinkuvugiye kuri iyi radio. Bakabigenza neza iyo babonaga umuntu utangiye kubagambanira nabo nta mikino bagiraga. Hawe tuko tubayeho mu ishyamba turakuzi ibyo Roma dukore turabizi ubwicanye dukore turabizi uko tumenesheje turabizi none wowe ujeje bundi utangiye kutugambanira. Yoherezaga abantu rwihishwa bakajya bacengera none bamara gucengera bagabwirwa amagambo akome ngo mwebwe muzaze muvuge ko mwabonye ko ari ubuyobe mu bihakane ku mugaragaro bizatuma benshi bashidikanya maze izo mbaraga zo kurwanya kiliziya Gatolika zihagarare. Nanababwire mwabantu mwitondera abantu muvuga ngo mufite muri za kaminuza zanyu z'abaprotestant munabitondere nabitondere. Hari igihe muzabasohora bagende batangire basemya amahame ya giprotestant mwatekereza ko mushingiyeho. Ntabwo mujya mwumva iby'abajesuite ntabwo muzi imigambi yabo no gucengera kwabo ntabwo mujya mubyiga ntabwo mujya mubyumva. Umuntu akaza afite misiyo byahe birakajya mutabizi namwe ngo mubonye abayoboke si ukubatiza ye mudumbura mu mazi mushiramo mwinjiza kumva abantu baje kuri misiyo. Umuntu umwe yaranyeruriye arambwira ati rero ati buriya uragira ngo nitukuzi ntese kubera iki. Anyereka karadiyo uko natambutsaga ibyigisho afata ajyana raporo mu bantuza mu bapadiri bari babimutumye. Havuze ni byiza Imana ishimwe niba warabijyanye bazabyige bumve noneho bageranye ibyo navuze n'ibyo n'ukuri ku ijambo ry'Imana cyo kuvuga. Kera byari bikomeye gushyira ukuri ahagaragara ukabizira. Muzapfe kwica umuntu se namwe babereke nayo mpamvu biri tubwira mu gice cya 7 cy'ibyahishuwe ngo Uwiteka aracyafashe imiyaga umuyaga usobanura intambara ntacyo mwapfa gukora cyo mwakora nuko mwaroga abantu gusa. Abanyamadini bararogana abanyamadini bagira ubugome abanyamadini bagira amacakubiri. Iyo ukuri kwabo gushyizwe ahagaragara banga kubibembe byaba abantu babibona bagira imigambi mibisha yo kugira ngo bakwikize. Byari kera ubu ntabwo ariko bikimeze. Cyokora cyo ari ikintu tukwiye kuvuga ku baprotestant kibabaje. Wasobanura utuburyo abakomoka kuri John Wycliffe na John Knox abanglikani uyu munsi mu biterane byabo bahamya ngo kiliziya nimwe itunganye ikomoka ku ntumwe ikabagatulika. Mugeyo mu misa yabo mwumve mu biterane byabo mwumve. Aba bazamutse n'abaprotestant mugene murebe ibya John Knox murebe ibya John Wycliffe mungire mu banglikani bakomoka mu Bwongereza munyumvira amagambo bavuga n'ibyigisho byabo. Abaprotestant bataye umwimerere kera ibyabo byararangiye. Hari naba muzumva ku maradiyo bahijura abantu bakavuga ijuru twamaze kurigeramo ukagira ngo ni inzu yiwabo n'inzu ye nta bupfa kuyinjiramo uko abonye ngo abantu bazajya mu ijuru uko biboneye. Kamabwire rero twitonde ibintu birimo kubera mu nsengero za giprotestant ni byinshi. Murimo kubona ibitangaza uburyo byeze
murabyitegereza ibitangaza uburyo byeze kandi byinshi cyane, byinshi. Matayo ni amagambo meza nkunda, igice cya 7 umurongo wa 22 ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi, apana bikeya, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberura nti mwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe ntabwo nigeze kubamenya. Umva Uwiteka, urumva Uwiteka, tangaza ni byinshi, ni byinshi. Ariko Uwiteka rero ati rero nimushaka mukore, kandi twabikoraga mu izina ryawe, ati mva imbere mwa nkozi z'ibimwe. Imbaraga zidasanzwe uyu munsi zirimo gukora, zidasanzwe. Umuntu arahuha abantu bose bakagwira icyarimwe, kandi ukabona hari imbaraga ibakubise hasi. Muri iyi weekend nari Bugande, abantu bambwira ati hari abantu b'intumwa, babita intumwa, les apôtres, ati imbaraga ibarimo twayobewe ubwoko bwayo. Barantangaje barambwira ngo ubu baranyura ku bantu, uwo banyuzeho ukabona aradandabiranye. Iyo mbaraga ko Yesu atarayifitira, ko numva ari imbaraga nanjye y'indenga kamere, ntazi ubwoko bwayo. Munaca ku bantu, abantu bakikubita hasi, ibyo bibaho. Ndabaza none si imbaraga mwe mutekereza kwiva hehe? Barambwiye ni ejo bundi barambwiye ngo iyi ngiyi kugira ngo uyigire ujya kwikura muri Nigeria. Nyumvira kujya kuzana imbaraga ukwe muri Nigeria ikora ibitangaza bidasanzwe. Bantu bamaze gusara, bambwiraga kwa pastori, mu bapastori bazifite izo mbaraga muri Uganda 4 bamaze kusara ku mugaragaro. None abo basazi, ibyo bisazi bivuye he ko yari imbaraga y'Imana yakoranaga nabora? Ibyo sinakurirwa mbitindaho, ubwo wenda nituganira muraza kumbwira, kuko numvise ko hari n'abanyarwanda batangiye kujya bayicakira, kajya muri Nigeria bakaza bayizanye. Ubwo iyo mbaraga niba ari Uwiteka yaramanukiye Nigeria, ubwo natwe tuzajya kuyishakayo. Muraza kumpa ibitekerezo. Imbaraga umuntu ahuha abantu bakikubita hasi, imbaraga umuntu anyura ku bantu bakadandabirana, imbaraga ikora ibitangaza bidasanzwe. Ubu abaprotestant aho bageze muri Amerika no mu Burayi baremera ku mugaragaro ikintu cy'ubutinganyi, barashingira umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Ubuhanuzi bw'amafuti bugamije amafaranga, kikibye byirirwa mu matwi y'abantu, ni nabyo abantu bakunda. Uzi guhanurira umushonje w'ubu ngubu ngo amafaranga urayabonye. Umuntu utagira haba ati mbonye Imana ikubakira. Umuntu utagira umugore ati mbonye ukoze ubukwe bw'igitangaza. Umuntu wasanze muri iki cyumweru gishize arambwira ukuntu bamuhanuriye agiye gusenga. Bari bahuriye ahantu bigiriye ku musozi gusenga. Aravuze ati nari ngiye kwisengera, numvaga nkeneye ahantu h'umwiherero, ari kumwe na madamu we. Umuhanuza baridumbukije ati ririya duka ryawe ryuzuye ibintu, Imana igiye kuryongera. Ndamubaza se hari duka ugira? Ati reka ntaryo. Ati kandi umugore wawe wabuze urubyaro, ukaba umaze igihe kirekire ubisengera, Uwiteka aramwibutse nyuma y'imyaka myinshi, uzibuka utanga ituro ry'ishimwe. Ndamubaza se ntiwashyingiwe umwaka ushize? Ati wamaze igihe kingana icyo usengera kugira ngo uzabone umugore, nako uza umugore wazabyara? Ati reka da, yabaye akigera iwanjye mu kwezi gutaha kwa 2 yahise asama. None uwo muntu wakubwiye ibyo wamufashe ute? Ati umujinya waranyishe, nanze kumukoreza isoni imbere y'abantu. Cyokora cyo wabaye ifura warakoze, ariko niyo mubwira nabyo ntacyo byari kuba bitwaye. Ejo bundi ari igiterane gikomeye cyane, babwiye umuntu turakize, Imana iragukijije, haleluya, amen, urakize, urwayi bwawe dore umaranye iminsi urakize. Mu gitondo kare batanze itangazo kuri radio ko yapfuye ngo abantu bagiye kumushyingura. Murumva ubuhanuzi bwadutse ubu ngubu. Haleluya, ngwino wakira igitangaza, imbaraga z'Imana zirahari kandi zirakora. Kibazo ni ukumenya ngo izo mbaraga zikora niziva ku Mana koko, niziva ku Mana cyangwa se zifite ahandi ziva. Reka mbabwire abantu bitonde,
umugani w'ikinyarwanda bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Umugambi w'ubutumwa bwiza turimo kugenda tubabwira uko abantu bakira, uko abantu bakwiyunga n'Imana, uko abantu babyarwa ubwa kabiri, uko abantu bakira bidaturutse ku mirimo itegetswe n'amategeko. Bibiliya iratubwira ngo kwigisha amahanga yose niyo nshingano yacu, ntabwo ari ukugira ngo abantu bose bakire ubutumwa bwiza. Oya, munabimenye neza bateze amatwi y'iradiyo, nubwo kubahamiriza kugira ngo imperuka ibone ukwiza. Shaka uzabyemere cyangwa uzabyange, icyiza nuko byanyuze mu matwi yawe, nta nubwo ari no kugira ngo ubyakire. Na Yesu yaravuze abantu ntabwo bigeze babyemera. Tubwiriza ubutumwa kugira ngo ubwo butumwa bwiza bube igihamya, bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga. Nicyo umuntu yakwibaza ngo wakorwa iki rero? Mwa protestant bataye umuco wa basekuru, bahemutse kuyabahamagaye, batakiri inyangamugayo, bamaze guhoberana n'abanzi babo. Satani yahawe ijambo mu nsengero za giprotestant, aricaye araramywa ku manywa na nijoro kandi abantu ntibabizi. Ibiganza byabo bifatanye n'iby'Iroma neza gutya. Nta tandukaniro riri hagati yabo mu mikorere no mu myizerere n'itoro ryiswe nyina w'abamaraya. Shirababaje. Umugambi wa Illuminati wo kwegeranya abantu cyane mu cyiswe ecumenisme, Roma yihishe inyuma, watumye bahakana amahame shingiro ya giprotestant. Ubu protestant bwari bwubatse. Cyokora cyo ab'Imana barabe maso. Uw'Imana wese yava akagera arabe maso. Uwiteka arimo kwegeranya be buhoro bucece. Gusa harahirwa abantu barimo kugenda batorandirizwa kuzata ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Mana duhire. Reka ngere ku musozo w'ikigisho cyacu, noneho mbasigira umwanya urambuye w'iminota 15 yo kugira ngo mubaze. Ariko ndabaha umurongo. Iki giti cyamaze kuba inganzamarumbo, iki giti kikingana gitya bene aka kageni, cyagororwa gite ko kimaze kuba kinini kandi tuzi neza ko igiti kigororwa kikiri gito? Mumpe ibitekerezo cyangwa se mugira icyo mumbaza ku cyakorerwa abaprotestant. Iyi ntera bagezeho yo gukorana na Satani ku mugaragaro, bikaba bihishwa amaso yabo batabizi, baracengewe gake. Amahame ya Bibiliya batekiye ariho. Nimumbwire ngo hakorwa iki, dukora iki? Ndashaka kugira ngo abanteze amatwi bumve neza iby'iki cyigisho. Umugabo utazi gufata ibyemezo bamwita umugabo mbwa, niko bajya bavuga. Iyo utazi gufata ibyemezo bakwita umugabo mbwa. Mw'Ijuru hari abamarika bananiwe gufata icyemezo cyo guhagarara ku ruhande rw'Imana, bananirwa gufata icyemezo cyo guhagarara ku ruhande rwa Satani. Nubwo mu mitima yabo byari birimo bajijisha, ariko bahaga amahirwe 100% ko Satani ari buze gutsinda. Ibyahishuro hari igice cya 12 umurongo wa 7 ngo mw'Ijuru haba intambara. Uko kudafata icyemezo cy'uruhande bakwiye guhagararamo ntibyabujije ko bacirwaho iteka. Ubwo rero bantu muri iyi nzira igana mu bwami bwo mw'Ijuru, mu abantu bazi gufata ibyemezo, mu abantu bazi gufata icyemezo cya kigabo. Tujye mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 dusome twumva uko havuga. Haranditswe ngo mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu. Kuki ibyanditswe bitubwira ngo tugire wa mutima ari muri Kristo Yesu? Kuki Imana yifuza kugira ngo turebe ku byabaye kuri Yesu natwe tubafata icyitegererezo? Ni nawe tugomba gukandagiza ikirenge cyacu aho iki agikuye. Ngo mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu. 6 uwo nubwo yabanje kugira kamero nk'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. 7 ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose,
kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese himbazwe. Niki tubonamo aho ngaho? Aha turabonamo ikintu gikomeye. Mw'Ijuru ubwaho Imana igira igitekerezo cyo kurema umuntu, kuko ireba mu itangiriro igahita iminura ikageza mu ntuza mu iherezo, ihita ibona uburyo umuntu azapfapfana n'uburyo azagoryama n'uburyo azangiza ibiri ku isi, nawe nahagera izamukubita n'uburyo azamukubita n'uburyo azamuteza ibibazo, isi ikabamo akavuyo n'akaduruvayo kubera umuntu. Abibonye ntabwo yaretse umugambi we mwiza wo kurema umuntu, yarawukomeje, afata icyemezo, aravuga ati reka ngende nubwo umuntu azangaraguza agati, ariko ntacyo, ndebe ko nagira icyo nkora nkamucungura. Ngaho aho abafata ibyemezo bakomora icyitegererezo cyiza. Imana niyo yabimburiye ibyaremwe byose ibi ntangarugero, ku buryo abantu bakwiye kujya bafata ibyemezo bya kigabo, bona nubwo byakugiraho ingaruka. Shaka mwumva mugasobanukirwa. Tukiri aho ngaho mu Bafilipi haratubwiye ngo uwo ntiyatekereje ko gukomeza kuba mu cyubahiro ari ikintu cyo kugondirwa, afata icyemezo, yisiga ubusa. Matayo igice cya 21 na 22 ngo dore umwana yatuvukiye, azitwa Emanueli, Imana iri kumwe natwe. Imana ifata icyemezo cyo kwambara umubiri. Imana ifubona kaga umuntu azayiteza, irabyemera. Imana ifata icyemezo cyo kubambwa ku musaraba w'i Karuvari kugira ngo ibone uburyo yacungura umuntu. Muntu wumva ushaka kuzajya mu ijuru, muntu wumva ushaka kuzarenga iki kirere ukajya kubana n'iyo Mana utazi gufata ibyemezo, uribeshya cyane. Abashaka kuzajyayo nibafata ibyemezo by'ahazaza habo kandi babifatira ubugingo bwabo. Kuki gufata icyemezo ari ikintu cy'ingenzi? Tuva aho ngaho tujye noneho mu byakozwe n'intumwa. Mu kujya mu byakozwe n'intumwa, ndabaza mbibutse neza ibintu twize ubushize. Twarebye akaduruvayo kari ku isi, za politike ziri ku isi zimaze kunanirwa. Tegetsi bo ku isi barananiwe, igihe kirageze kugira ngo basimburwe, bavanweho, kuko ntacyo bamariye iyi si. Ntacyo, usibye kwica abaturage batuye ku isi, nuko batabashije kuba bakemura ibibazo biri ku isi. Ntibazanabikemura, barashaka kugira ngo batunganye isi bayishyire ku murongo. Ntibishoboka, kuko nta mahoro y'abanyabyaha ntibibaho. Politike zidashoboye gukemura ibibazo by'inzara, by'umutekano muke, by'imfubyi ziri ku isi n'amarira zirira, imyuzure iri ku isi, imitingito ihuzuye, ubuhunzi hirya no hino, agahinda, amarira menshi cyane yuzuye isi. Isi iraboroga, abaziri ibyiheba, abaziri imitingito, abaziri inzara, abazira kwicwa, abaziri intambara, abahunga, banyura hirya banyura hino. Isi ifite ibibazo bikomeye cyane, kuko muri iyi minsi, reka mbabwize ukuri, ikeneye ubutabazi, kandi ubwo butabazi bugomba gukomoka ku Mana. Izo politike zamaze kunanirwa ziri hano ku isi, nizo zatumye isi budikitura umwijima. Abaturage bafite ibibazo, bananiwe kureba hejuru ngo bamenye agakiza kari. Niyo mpamvu barira bakaboroga, kuko nta byiringiro bafite. Byahishura Yohana igice cya 21 aravuga ngo hari indi si Imana izajyanamo abantu, ahatazaba amarira, hatazaba agahinda, hatazaba guhunga, hatazaba ibibazo. Ariko umwijima ubuditsi y'isi ntabwo utuma abantu barenza amaso ngo barebe hirya, barebe iyo si. Abafaransa baravuze ngo kino risque rien n'a rien. Umwijima kuwirukana, mbabwire, erega mvuga iby'iyo umwijima, n'amadini nayo yaragisibije imirimo arimo n'ibikorwa arimo gukora, aratuma icuraburindi naryo rikomeza kwirema mu bitekerezo by'abantu. Ndaza kubigarukaho. Umwijima kuwirukana ntabwo bisaba umuntu ngo agenda sakuze ngo mwijima agenda, mwijima agenda, mwijima agenda, mwijima agenda. Oya, hagomba gufatwa icyemezo, hakabaho gukongeza itabaza, maze ukareba ko umwijima udahunga. Ubuyobe, kugomera Imana, kutamenya Imana, ibi by'ubwabyo nabyo byiswe ubuyobe. Ubuyobe, kandi ubuyobe egara umwijima. Kuyoba kw'abantu bibashyira mu mwijima w'icuraburindi.
gukongeza itabaza rero nuza Zaburi 105 ijambo ry'Imana niryo tabaza, gukongeza itabaza, gushyira ibyanditswe byera hagaragara, ngibyo bizavana abantu mu mwijima wicura burindi. Ahagomba ikirere. Ndashaka kubwira abatwumva kwinzira yo kujya mw'Ijuru turimo, iyi ngiyi mubona twatangiye turimo, abantu bazayirangiza bateganya kuyirangiza n'abagabo nyabagabo batari abagabo mbwa, abagabo bazi gufata ibyemezo bya kigabo, abazi gufata ibyemezo bya kigabo bona nubwo byabagiraho ingaruka. Ngabo bene Imana Yesu yafashe ibyemezo araducungura, bimugiraho ingaruka zikomeye cyane, arabyemera. Iyo nzira yaharuye, iyo nzira yanyuzemo, birasaba kugira ngo n'abamukurikirana nabo baba abantu b'abagabo nyabagabo bazi gufata ibyemezo by'ahazaza h'ubugingo bwabo. Tujye mu ntuza mu byakozwe n'intumwa, turebe mu gice cya 7 dore ku murongo wa 51 dusome twumva ibyo umugabo bita Stefano ngo yemwe, gice cya 7 murongo wa 51, yemwe abatagonda ijosi, mwebwe abatakebwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya umwuka wera, uko basekuruza wanyu bakoraga niko namwe mukora. Ninde mu bahanuzi basekuruza wanyu batarenganije, bisha bavuze ibyo kuza kwa mukiranutsi bitari byaba, none namwe mwaramugambaniye muramwica, kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika ntimwana yitondera. Murumva uyu mugabo. Umurongo wa 54 titre iravuga ngo bicisha Stefano amabuye. Bamuhoye iki? Uyu mugabo usomye iki gice cya 7 cyose kigaragaza uburyo yahamirije abayuda ubujiji n'ubugoryi n'ubuyobe bari barimo, ku buryo Imana yabavukiyemo. Yesu Imana yaje yambaye umubiri ntibayimenya, irashorerwa iricwa ngibyo byababwiraga. Ati ubugome bw'umuryango w'abayuda si ubwa none bwahereye kera. Abayuda ntibabyumva, arangiza tuwo mutarenganije ninde, batatwisa abicanyi, atwisa abagome, avuze ko twishe umwami wacu kandi uriya ntabwo ari umwami, ngo bazabiranywa n'uburakari bamuhurizaho amabuye baramwica. Umwana w'Imana agenda atyo. Nguko gufata ibyemezo kwiza rero, ko guhagarara mu ruhande rw'Imana, ingaruka zikabaho, ukazihanganira, ukemera ukanamba kuwiteka. Abagabo nk'abo nibo Uwiteka akeneye. Tuvaho tujye inyuma gatoya. Ibyakozwe no mu gice cya 5 murongo wa 27 kugeza 29 bongera gufata intumwa bazihana. Mwumve 27 bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? None dore mujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu? 29 Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye n'ukumvira Imana kuruta abantu. Umva igisubizo cyiza. Umva abagabo nyabagabo bati kiruta n'ukumvira Imana kuruta abantu. Tuzanamba kuri iyo Mana, tuzayivuga, muratubuza, muraducecekesha, ntimushaka ko tuyamamaza, ariko tuzabikora. Turanabibahamirije hano, mube mubizi mw'abayuda mwe. Aho kubumvira tuzumvira Imana. Mwe nta bugingo mutanga, nta mahoro mutanga, ntimubabara ibyaha, ntacyo mumvuze, nta nicyo mumaze, muri abantu buntu bapfa, iyo Mana tuzayamamaza. Umva abagabo, shima Imana. Aba bagabo ba Petero, ba Yohana, ba Paulo bakoranye n'umubyeyi bita Priskila. Reka mbabwire ibye nawe. Amateka buvuga nk'umubyeyi wari uzi gufata ibyemezo. Yari afite abana 11, hakaba harimo n'akana k'agahinja yonsaga. Yiboneye ibintu byakozwe kuri Baruteremi. Uyu mugabo mu ntumwa yahuye n'akaga gakomeye. Yagiye kwa sista no kureba no kwitegereza uburyo umuntu w'umugabo bamwambura imyenda ku karubanda, bakamushishuraho uruhu areba, baruvanaho bararwuna uruhu. Bamaze kurushishura arabyitegereza ku itegeko ry'abagome b'abayuda n'abaromani bafatanije,
abo bakozi ba Satani gito banza Agakiza bategeka ko umuntu w'Imana avanwaho uruhu, bamwunaho uruhu. Usibye ibyo, iyo sene Prisikira yabonye nk'uwari umukozi w'Imana wakoze umurimo, yigeze kwitegereza, anareba, anakurikirana amakuru ya Pawulo n'ibyamubayeho, dore ko banakoranye n'umurimo. Bararuhanye, bakoranye umurimo hirya no hino, byatumye ahinduka ukundi mw'abantu mwe. Bityo hari ikintu gikomeye cyane cyahise kinjira mu bwonko bwe, kiragenda kiba igitsi ku mutima kimara kubona ibyabaye kuri uyu mugabo bita Pawulo. Pawulo bamuciriye igihanga i Roma, ariko mbere yo kumuca igihanga babanje kumukata igitsina cye, baragica, babanje kugisusura, si ukumukona, oya, bamukase igitsina, ubugabo bwe babuvanaho. Barangije baca ruhinga, nyuma bamukata n'igihanga. Ngo ibi byatumye Prisikira abona ko inzira yatangiye itagikinishwa. Ndashaka kubwira n'abatwumva ngo iyi nzira twatangiye ntabwo nushaka gukina uzafata umupira ujye mu kibuga cy'umupira ujye gukinayo. Ntabwo iby'Imana bikinirwamo, ntuzakora iryo kosa. Prisikira ikintu cyahise ngo kinjira mu bwonko bwe, yabonye ko inzira y'ubwe yatangiye idakinishwa. Ikindi yibonera ko inzira yatangiye, akurikiranya amateka yasanga ni inzira yaharujwe amaraso. Abahanuzi yize ibyabo, abakozi b'Imana bamubanjirije yabonye ibyabo, Yohana yabonye uburyo bamukase igihanga, Yesu yabambwa byirebera, intumwa zagiye zicwa ari bene wabo baratangiranye umurimo abireba. Ibyo bituma amenya ko iyi nzira isaba kujyamo wafashe ikintu bita icyemezo cya kigabo. Icyemezo cya kigabo. Yasanze abana be, yabigishije iby'iyi nzira yo kwiyana no kubabarirwa ibyaha. Abana be baramufasha, baramukundira, bavana inkomyi mu nzira, bikiranura n'Imana ndetse bikiranura n'abantu bose. Umunsi umwe baza gufata abana be 5 babamwicira imbere. Shima Imana ntabwo yigeze adohoka, nubwo byamubabaje bikamushengura mu mutima kuba bamwiciye abana 5, ntabwo yigeze adohoka. Yarababwiye ngo reka mbabwire mw'abagabo mwe, n'ubu bugome bwanyu bwo kwica inzira karengane, nubwo aba bana banjye mwabamara, Agakiza kagena kakiriye, nabo ubwabo barakakiriye. Kandi iby'iyi nzira umuntu arirwariza, umuntu agenda ku giti cye. Aba bana banjye mwishe nzababona mu gitondo cy'umuzuko, nubwo nanjye mwabangerekaho sinzigera ndohoka kuri iyi nzira natangiye. Murarushwa n'ubusa, ntabwo muzigera mubikora. Kamabwire yarababwiye ngo nitwahemukira iyo twamenye, kuko nayo yatunambyeho itubabarira ibyaha. Ntiyigeze iduhemukira, nayo ntabwo tuzigera tuyihemukira. Muzi ikintu bamukoreye? Bamujishuye akana ku ruhinja barakica. Arababwira ngo uyu mwana wanjye mwishe nzahura nawe mu gitondo cy'umuzuko muribeshye. N'abandi bana be bari bamaze kwica, yari afite ibyiringiro by'uko bazabonana. Aba bana b'Imana muri icyo gihe cy'iyo nkubiri n'uwo muriro wo kwica no kurenganya, Kayizari yari umwami w'abami, kuko ari we wari ufite ubuyobozi n'ubutegetsi. Uko ingoma zagiye zisimburana, abaromani bari bagezweho gutegeka. Kayizari rero yayoboraga abami bose batuye ku isi. Ngiyi impamvu yitwaga umwami w'abami. Baramushengereraga kuko yari amperere, yari umwami w'abami. Bakamusenga, bakamwosereza imibavu, bakamutambirira ibitambo, bakamutura amaturo. Yanafatwaga nk'Imana mu isi, dore ko bari baramushingiye ibigirwamana hirya no hino. Dore rero izo nsuzugurwa zarimo gupfa turimo kuvuga. Baravugaga bati reka da, dufite umwami w'abami Yesu, niwe wo gushengererwa, ndetse Agakiza niwe kabonerwamo nk'uko biri mu Byakozwe no mu gice cya 4. Ni nawe gitambo gihoraho yitambye rimwe, kandi amaraso ye arahagije kugira ngo atwozeho ibyaha. Niwe Mana wenyine. Kayizari nta bubasha bwo gukiza ibyaha afite. Hataba abantu
barashaka gutuma Imana izarasuzugurwa, kandi barashaka gutuma nta gaciro agira mu bantu. Ikintu cyakozwe, ba bana be batanu nyuma yo kumwicira batanu bakongera bakica ka gahinja, bishe ba bana be batanu babakurikiza ba mbere, maze na Priskila baramwica. Amabwire rero, ibyemezo nk'ibi nibyo bikenewe ku bashaka kuzajya mu ijuru. Munyumve, ibi nibyo bikenewe, icyitonderwa. Muntu nteze amatwi, ibitekerezo byawe nibitarenga iyo misengere mubamo, ni akazi kanyu. Nibitarenga iyo misengere mubamo mwigishijwe n'amadini abisha ubwenge, maze kubica ubwenge yose arishyira heza. Aba naba baritwa ngo niryo torero ry'Imana, barareba irindi ayingwe, ntabwo bavuga rumwe, bose bazi ngo nabi Imana, ugashaka ba Satani ukababura. Iyo misengere mwashyizwemo n'amadini, ibitekerezo byanyu nibitayirenga ngo bishakishe iby'Agakiza kandi bifata ibyemezo byo kugakomeramo, ibyo birabareba, ni akazi kanyu. Dini yabisha ubwenge, adini yarabangije, muyoberwa inzira yo gukiriramo. Yesu yabaye wo kumunwa gusa. Amateraniro arakorwa, amatsinda arakorwa, indirimbo ziraririmbwa, amafaranga aratangwa, amashuri arubakwa, za kaminuza n'ibitaro, reka sinakubwira. Ariko ibyo ngibyo ko mubishishikarira n'izo sengero zanyu mwubaka, babwire muzashyana nabyo. Mbabwiza ukuri, muzashyana nabyo, ndetse muzanabihiramo. Ababyubatse bizakongezwa babireba. Igikenewe si ibyo, nubwo nabyo ari ingenzi kubyubaka. Hakenewe imitima, imitima irakenewe. Hakenewe agakiza ko mu mitima, karakenewe, ngibyo ibikenewe. Hakenewe ko abantu babaho muri iyi si bafite amahoro bakomora ku Mana, amahoro yo mu mutima. Imitima yuzuyemo ubugwaneza, imitima yuzuyemo ibyishimo, imitima yuzuyemo amahoro, imitima. Abagalatiya igice cya 5 bavuga ngo ngiyo imitima itagicirwaho iteka. Iyo niyo ikenewe, imitima nk'iyo niyo ikenewe. Ibitangaza birakorwa mu madini, indimi ziravugwa, amatorero ni menshi aravuka ubutitsa, arashyira imbere amategeko, harashyira imbere amahoro yigirirwa yizeza amahoro abantu, harashyira imbere ibitangaza. Ibi bintu turimo by'amadini byamaze kure mu mwijima mu bayoboke bayo, inzira yo gukiranuka kugeza kuri uyu munota ntizwi, ntabwo izwi. Kubyarwa bwa kabiri byitiranijwe no gushyira abantu mu mazi, nta n'isoni abantu bafite. Kubyarwa bwa kabiri byitiranwa no kudumbura abantu mu mazi. Pasitore murirwa mubeshya abantu, mwababatije, mwabashyize mu mazi ngo babyawe ubwa kabiri. Erega nabo bagataha bidundadunda banezerewe ngo babyawe ubwa kabiri. Bakagenda buzuye morale ngo bazajya mu ijuru. Mujyahe, 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 mujyahe. Ibyo bitabo byanyu bisaza, si by'Imana ishaka ko mwandikamo abantu. Oya, Imana irashaka abantu bandikwa mu gitabo cy'ubugingo, nta kindi, nta kindi. Abantu nibo baririmba indirimbo ngo ibanga abanyarwanda tugendana, ngo abanyamahanga ryarabewe. Ibanga abana b'Imana tugendana abanyamadini ryarabayobeye, ryarabayobeye. Ibanga abana b'Imana bagendana ryahishwe abanyamadini. Inzira yo kubyarwa kabiri ntizwi, inzira yo gukiranuka ntizwi. Ibintu muhindamo ni ibiki ko muzagwa muri ayo madini yanyu? Fata ibyemezo byo gushaka uburyo bwo gukira, kandi nimushaka gukira inzira y'Agakiza muzayimenya. Igihe mutayizi musaba abayizi bayibasobanurire. Ntabwo imirimo itegetswe n'amategeko izajyana abantu mu ijuru. Oya, ntabwo kuvuga izindi nimara ibyo bigaragaza ko umuntu ari umuntu w'Imana. Shwi! Ikindi kandi ntabwo kugwiza umubare w'abayoboke mu itorero cyangwa se mu idini ari byo bigaragaza ko abantu ari abo kujya mu ijuru. Oya, ntabwo ari byo rwose, ndabahakaniye sibyo. Twahawe kado,
dufite kado twahawe n'Imana. Natwe twahindaga nk'uko muhinda, twirirwaga twiruka nk'uko mwiruka, twirirwaga turirimba dusakuza nk'uko namwe musakuza, ariko Yesu yatugiriye ubuntu. Twaje gusobanukirwa neza ko iryo hinda ntaho ryazageza umuntu. Cyo wicare, shira ubwenge ku gihe, wibaze ibyo urimo niba haraho bizakugeza. Urebe imyaka ubimaze, murebe niba warahindutse mu mutima wawe. Niba atari uko bimeze, uce bugufi utekereze ngo nkora iki. Nibura nutekereza ngo nkora iki, ubugingo bwawe buzakira. Aharahuze uzabona ko mu byo wakoze byose nta na kimwe kigeze kigukiza. Si umubare w'indirimbo nyinshi, si umubare w'amafaranga, si umubare w'ibiterane, si umubare wo kugusengera wagiyemo, si ukubura umupasitori, ntabwo kuba padiri bizakurenza na metero 5, ntabwo kuba shehe wapi, kuba umwepiskopi, kuba musenyeri rekada, kuba na papa, icyo uri cyo cyose ntabwo gihagije kugira ngo kikujyane mu bwami bwo mw'Ijuru. Oya, mbabwira uko abantu bakira. Inzira turayibabwira tukayisubiramo, kuko amatwi yanyu arafunze ntajya yumva. Habe n'abantu baza ngo bagishe inama, ariko nshima Imana cyane, uduca twishi two muri iki gihugu nabo hanze barabaza ati iyo nzira ntituyizi, nimuyidusobanurire. Abanyamadini mugakomeza umutwe mukawufunga. Harabona yigishije barangize barambwira ngo none ko ariho dukura umugati, urumva twemeye uko kuri iwacu tutakubata kwemera neza, twaba tubuza umugati. Muzapfa mudahaze, izo nda zanyu zizakomeza zibasabe murye, kandi inda n'ibiyijyamo byose bizatwikwa, niko mu Bakorinto havuga. Uranga gufata icyemezo cyo kujya mu kuri ngo idini ukomokamo ngo muzagirana ibibazo, ngo muzagirana ibibazo. Twe abanyamwuka suko duteye, abanyamubiri muteye nabi, kandi muzakomeza kuvunika kuko mukomoka mu muryango wa Kayini. Bene Kayini baragatoye, ariko bene Abeli abakizwa n'ubuntu kubwo kwizera bidaturutse ku mirimo itegetswe n'amategeko. Abo bana b'Imana, abo ngabo nibo bazajya mu ijuru. Ubwo bwoko buzahoraho iteka ryose kuzageza igihe Yesu azazira. Buzakomeza kuvuga nubwo bene Kayini batajya bumva, kuko amatwi ari mu rupfu ntajya yumva, ntabwo ajya yumva. Mbabwiye ngo twiherewe kado n'Imana, tuyihabwa muri iyi nzira ikurikira. Muzi ko igihe cyageze tugatsindwa n'umwuka w'Imana, murabizi. Ariko reka tunabaratire, tujye tunababwira inzira twatangiye nuko imeze, nibyo twayihuriyemo nabyo n'uburyo ari byiza. Nyuma yo gukora tugasanga gukora nta gakiza karimo, twasabye Uwiteka ati Mana, dufite ikibazo, dukeneye ko ubugingo bwacu bwakira, dutabare. Ikintu cya mbere Imana ikora mu mutima w'umunyabyaha ni ukumutsinda. Ndashima Imana yakoze uwo murimo, twaratsinzwe n'umwuka. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi shimira Imana. Ikindi cya kabiri, twahishuriwe ububi bwacu. Urumva iyo mpano y'Imana, urumva iyo kado y'Imana. Twahishuriwe ububi bwacu, ibyaha twakoze, amakosa twakoze, ubugoryi twanyuzemo, ibyo byose Uwiteka bidushyize mu maso nk'aho tubikoze uwo mwanya. Imana irondora imitima yacu irabitwereka. Turabagabo bo guhamya, ntabwo ari itekamutwe. Turababwira Imana ihishura ko umuntu ari mubi. Si icyo cyonyine icyo gikorwa, Imana itanga amahoro yo mu mutima. Wayankuramo se wapi? Nta nubwo wanangisha n'impaka, kuko ibyo ni ibyanjye, ni ibiri mu mutima wanjye, niho biri. Ni umurimo akozwe n'Imana, nkaba ndi umugabo ndimo kubihamya kuri mikoro y'iyi radiyo. Ikindi cy'ingenzi cya kane, twahawe amasezerano y'imbabazi twagiriwe. Mbega kugirana n'Imana amasezerano, murumva icyo kintu? Twahawe amasezerano n'Uwiteka, ndabazi muri abana banjye. Niyo mpamvu rero tubabwira inzira twatangiye. Agatolika no bagira indirimbo nziza ngo komeza inzira watangiye, ntucike intege, Nyagasani muri kumwe. Umuntu wayihimbye yobowe n'umwuka w'Imana. Iyo ni iyacu. Indirimbo nziza ihamye ibyiringiro by'abana b'Imana. Tubayeho dute rero? Tubayeho dute? Shaka kugira mu nkurikire, turaza kugaruka ku byemezo. Tubayeho dute?
tubayeho twiga ibyanditswe byera, kandi muri uko kubyiga ntituvangura. Oya, byose turabyiga, imigabane ya Bibiliya turayiga. Nyababwira amateka kuri Bibiliya mukanezerwa mukayishimira. Amateka Bibiliya ni igika gikomeye cyane kigomba kwigwa. Bibiliya hatse ubuhanuzi. Ubushize nababwendi kutiga ubuhanuzi no kubwiga ntubumenye ni ishyano abantu bagushije. Ihatse ubuhanuzi, ikabihatse n'ibyo gutsindishirizwa. Uziki muri ibyo? Uziki muri ibyo? Mu rusengero rw'iwanyu mwiga iki muri iyi migabane ya Bibiliya? Namuga nese babigisha naho ubwabo batabizi, si ubahagarara imbere, si namwe mwese mupfuye rumwe kandi biri muri Bibiliya mutabizi. Nguko rero dutunzwe no kurya ibyanditswe byera, ibiryo by'umwuka, ifunguro ryarenganirijwe ubwoko bw'Imana, ririmo imigabane, hari ugutsindishizwa, hari umuhanuzi, hari amateka. Ibyo byose ngibyo ibyo turya, cyo ni kimwe mu bidutunze. Cya kabiri, turasenga, turabanyamasengesho. Turabanyamasengesho, munabimenye turabanyamasengesho, tubaho dusenga. Mudahena ayo mavi yanyu ngo musenge muratekereza ko nge nzabasengera. Wapi? N'umwana nabyaye natigiraho n'akazi ke, umudamu wanjye natigiraho n'akazi ke, uwambyaye natigiraho n'akazi ke, uwo tuvukana ntacyo dupfana kuri by'iyi nzira. Nzisengera, nzamusengera, ariko amasengesho yanjye ntabwo azamurenza n'intambwe imwe. Buri muntu wese yigirayo gusenga. Tunasenga dukurikije uko duteye, niba mutanabizi uko duhagaze n'igihe tugezemo, tugasenga. Kandi uko gusenga kutwegereza Imana, tugasabana nayo. Murumva, turiga kandi tugasenga, turi n'abanyamasengesho. Gatatu, dukora umurimo w'Imana. Ahareka amatinde, nivugire ku bantu mwitwa ngo mukora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana twebwe ntago tugwiza umubare mu idini, oya, kuko ntago turi abakozi b'idini, turi abakozi b'Imana. Reka nanababwire, niwigisha abantu ukaba wafite mu biganza n'amaterana mari cyumweru, n'amateranira mara 2, n'abantu ugiye guhagarara imbere yabo iminsi 3, nyuma y'iminsi 2 akaba nta muntu uratanga ubuhamya ko mu mutima we yatsinzwe, yatangiye kubona ububi bw'ibyo yakoze, abandi bataratanga ubuhamya ko Imana yabababariye, uravuga amagambo yawe ntabwo uvuga ay'Imana. Yaba wavugaga ay'Imana waherekezwa n'ibitangaza biherekeza ubwoko bw'Imana. Ibyo urimo nawe ntubizi, urindindagire nk'abandi bose. Urindindagire, uri umubwiriza w'impumyi, uri umubwiriza w'impumyi w'indindagire. Urayobora abantu utazi, uri impumyi yobora izindi impumyi. Mwese muzagwa mu rwobo. Njya mbwira abantu nitwe tugaragarira kuri tere. Twe tugaragarira kuri tere, ntabwo turasangira ibishyimbo, tugategana imodoka, tugasangira amazi, tukabaguza amafaranga, tukaba turi ku mwana wose mukabona dusa ntidusa. Oya, niba ushaka kumenya abo turi bo, tuzanira abantu bashyiraho duha iminsi 2, urebe amarira abantu barira, urebe uburyo baboroga, urebe uburyo basanga Imana, urebe uburyo batura ko Imana yababariye ibyaha byabo, kandi ibyaha yamaze kubereka ko yabahaye amahoro mu mutima. Ngiryo itandukaniro ry'ababwiriza rero. Mutabona abasakuza bose ngo nababwiriza, mutabona abavuga bose ngo nababwiriza. Hari abari muri uyu murimo atari abakozi b'Imana, kuko bategeze bafata ibyemezo bya kigabo byo kugira ngo babane n'Imana. Aha, tugomba gushyiraho, tugomba kugaragaza itandukaniro ry'abatumwe n'Imana, batumwe n'amadini. Naha bagaragarira hano. Aha, ikindi kitubeshe, turavugurura. Kuvugura suzi icyo ari cyo? Tuvugurura amasezerano twagiranywe n'Imana. Mu Befeso ngo muri Yesu namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Tugera igihe tukajya imbere y'Imana duhagaze dute, amagambo yacu ateye ati, imitekerereze yacu imeze ite, dukora dute, twiga dute, umurimo uko dukwiye kuwutunyuza he, tugahabwa andi masomo, tugahabwa ikindi cyerekezo, tugakora dukurikije uko wadutumye.
we uvuga usakuza ubijya imbere y'abantu watumwe nande uvugana nande ninde mwahanya amasezerano ayo masezerano giye avugurura muzajya mubona intumwa za satani zuzuye muri iyi si zirirwa zisaranga imbere y'amadini mutekereze ko abantu bose ari kimwe muvane y'ibitekerezo ikindi cya gatanu noneho nanababwiza ukuri mberurire turaziranye turanarondane rega abanywara umogi baraziranye indaya ziraziranye abasambanyi baraziranye abanywatabi baraziranye abanywa b'inzoga bamenya bagenzi babo ab'Imana baraziranye niba mutanabizi mu bimenye kandi turisungana tugahura tukaganira tugapanga umurimo ugakorwa ntabwo dukora umurimo wo kuzuza abanyamadini ukuzuriza amadini abayoboko ya tuguiza umubare w'abakizwa mwumve neza ejo mutazatwitiranya n'abandi cyo ni icya gatanu icya gatandatu tuyoborwa n'umwuka w'Imana dore ko ibyariso byaravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana mu bimenye mu bifate mu bishyire mu bwonko bwanyu hari abandi bantu bafashe ibyemezo bya kigabo abacamanza muri Isirayeli bafashe ibyemezo bya kigabo mugende busome igitabo cy'abacamanza abacamanza tuzi muri bibiri bageze kuri 16 gufata icyemezo cyo kujya mu Mana byonyine ibyo byatumaga bagarura Isirayeli yose ku Mana haraho muzasoma ngo nuko bamara imyaka 20 basenga Uwiteka baramye Uwiteka ngo bamara imyaka 40 bamara imyaka 80 ngaba bafata ibyemezo byo kujya mu nzira nziza bakavana umwijima w'icuraburindi muri bo bagakataza bagasanga Imana ikabakorera umurimo uburyo nabi bakoresha umurimo bakavana abandi bantu mw'icuraburindi mu mwijima kubwo gufata ibyemezo byiza bya kigabo. Nehemiya ageze i Yerusalemu yitegereje iby'abayuda barimo areba kaga n'ishyano bagushije areba uburyo umurimo w'Imana wabananiye areba uburyo inyubako yanze kuzura arangije aravuga ati abantu badakorewe ikosi ntabwo uyu murimo wazarangira. Ugende musome igice cya 6 cya Nehemiya muhere wenda ku murongo wa 4 uzakomeza ugeze kuri 15 haragaragaza uburyo abantu bayibaye intangarugero umurimo urakorwa imbaraga ziriyongera bitewe no gufata icyemezo. Hako genja nibaza iyo uhagarara imbere y'abantu ubigisha bitabasha kubakiza aho gufata icyemezo kugira ngo wowe ugarukire Imana nabo bazakubonereho ntuzi Imana nabo wigisha nabo nibazi Imana ubwo muba murushywa n'icyo ariko je ntago nakora ubwo buginga bwo kujya mu byo ntazi ngo nkore n'ibyo ntazi bitajya bigira umusaruro. Umuntu hari igihe nigira mu materaniro runaka nkakurikira ibintu umuntu arimo kuvuga gusa nkavamo mbwira Imana ni Imana yaba uyu muntu ari kure naba yigisha bari kure kugira ngo bazava aha hantu harasabwa imbaraga nk'izaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Izo nizo zikenewe. Shima mu majyaruguru ya Amerika umugabo bita Huka yafashe ibyemezo byiza bya kigabo abanyamerika bamaze gutakara ibyo bibeshyaga ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 cya 844 ngo Yesu araje bamaze kumusha bamaze gutakara bamaze kuva mu by'Imana ibyiringiro byabo bishize aragenda yegera Imana imuhishura ubutumwa bwo gutsindira n'umuntu kubwo kwizera arabuhagurukana afata icyemezo cya kigabo nzabugaragaza abantu bazabyemere cyangwa se bazabyange ariko nzi ko ari ubutumwa bwavuye ku Mana. Icyo kintu yakoze cyakanguye abandi bagabo babiri nabo narabakunze cyane ubita Wagona na Jones. Abanyamadini barabacecekesheje none habari bashyize imbere imirimo itegetswe n'amategeko bati ntabwo dushaka ko muzongera kuvuga kwigisha iby'amategeko nibyo by'ingenzi tukabana babayoke mu idini kandi bakagwira bakaba benshi. Wagoneri na Jones babahuriza amasomo mu Bagalatiya bahuza imirimo n'amategeko bafata iby'Aburahamu ahagaragaza ko yatsinijwe n'umuntu kubwo kwizera handi yakatsinishijwe n'imirimo barabihuza bashyira ukuri ahagaragara barabarwanya. Ibyo byaviremo abaturage b'Ari Kansas ni Tennessee gufungwa ariko aravuga ngo ibyemezo twafashe ntituzabidohokaho tuzakomeza kugaragara ku Mana nk'inyangamugayo zizakomera ku byabona nubwo mwatwica. Murumva abagabo nyabagabo fata icyitegererezo
Martin Luther ntimwumva ibye mu Budage, Pierre Varudo mu Butaliyani ntabwo mwasomye ibye, Jean Hus muri Boheme ibyo ntimwabyize, Jean Calvin mu Bufaransa ahamye iby'Imana ntabwo mwabimenye, John Knox muri Ekose ati nzerereza Imana, John Wycliffe mu Bwongereza imbere y'ibyanditswe byera papa ntacyo yaravuze kuri aba bagabo. Reka da, ikindi kandi Kiliziya Gatolika barahamije bati ntigomba kutuyobora mu buyobe bwayo. Gutsindishirizwa ni intambwe ya mbere igomba guterwa n'abasanga Imana, ibyo tuzabivuga tubishyira hagaragara. Kiliziya Gatolika cecekana n'ibyo n'ubwo buyobe bwawe, n'ibyo byigisho bya bitagira abantu, bitagira bivana abantu nabo bibageza. Nushaka utwica ariko tuzanamba ku Mana kandi tuzabyigisha. Ngaba abagabo nyabagabo batangije ubu protestant kubwo gufata ibyemezo bya kigabo. Abo n'abagabo, bo n'abagabo, abo n'abagabo. Uzi ko bahamije ngo gukizwa ntaho guhurira n'amasakaramentu no kwihana imbere y'abasaseredoti. Twafashe ibyemezo tubifata tubifashe. Luther waravuga ngo aya mategura yubatse inzu z'Iroma aramutse ahindutse abadayimoni bo kundwanya ntibishobora kumvanamo ibyo Luther nafashe ibyemezo kandi nkabamamya ko ari ukuri, unyomoza ashyire Bibiliya hagaragara. Roma baratitira kubera ko habonetse umugabo ufata ibyemezo uhangana nabo ku mugaragaro. Bamwe barabazwa, abandi baratwitswe bitegetswe n'abapapa, ariko abantu bakomera ku Mana. Nshima Imana iteka ryose muraniga amateka y'aba bantu, kandi nkabona ko abashaka kujya mu nzira y'iby'Imana bagomba gufata ibyemezo bya kigabo byo kugera ikirenge mu cyabo, bagakomera ku Mana. Ngaba abaprotestant nyakuri, ureka ibyitiriro twirirwa tubona hano hanze. Kambengejeje ahangaha twese Imana iduhere umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Imana ikomeye, turagushima kuko ari watangije umurimo kandi ari nawe uzawurangiza icyubahiro n'ikibi cyawe. Uduhe kuba abagabo nyabagabo bafata ibyemezo, kandi uduhe kwicisha bugufi kugira ngo ibyo byemezo tubikomeremo, tubifashijwemo n'imbaraga yawe, tubashe kwitegura nk'uko ubushake bwawe buri, mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru, ati nimuze bana banjye.